urabyibuka neza Urugambage ko bamurashageze we ku muryango bavuga ko yaravuye gutara inkuru sibyo gusa nta kuri kwambaye ubusa yavuze ukuri kwambaye ubusa pe byansi yabaye umusemburo gusesengura mu kanya ushobora kuba nawe uri byansi ariko ufite ukuntu watwihishemo muri ayo marinete yawe ntitubibone neza abanyamakuru bo mu Rwanda bagambanirana ko bariya ntabwo bahora ahubwo twavuga ngo niba abantu bazura kabuze agira gutya wakwinyamugambura rihibu batari ko bite byawe ibyo bimeze gute banyensi bakiruka nta bantu bari bakwiye gutera uriya musore amabuye hari umuntu wambwiye ngo nimvuga ko yampaye inkura zandasa nawe barakubajije ba Forbidden Stories sinzi abakurikiye Intego TV nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana uyu munsi dufite ikiganiro ariko noneho turagikorera iwacu mu indani iwacu mu indani mu itangazamakuru turi abanyamakuru tuzenguruka hirya no hino ariko akenshi ukabona tugarutse ku itangazamakuru akenshi ibintu byinshi tuvuga ahangaha itangazamakuru riba ryarabivuzeho ibintu byinshi tuvuga ahangaha itangazamakuru riba ryarabikomojeho ibinshi tuvuga ahangaha biba biri mu itangazamakuru muri iri ryacu cyangwa n'irindi ariko ni ibintu mu by'ukuri ibintu byinshi cyane biba hano mu Rwanda bizenguruka hano mu Rwanda abanyamakuru kenshi cyane bakunda kubigarukaho akenshi nako kazi biyemeje abanyamakuru Saida wiriwe neza Louise abanyamakuru bavuga ko ari intumwa za rubanda burya se natwe turabadepite cyangwa dushinzwe kureba ibyizo ntumwa za rubanda zakoze tukareba niba barakoreye abaturage hanyuma tukabishima cyangwa tukabigaya ngo kubera ko ngo muri n'ubutegetsi bwa kane nk'abanyamakuru rwose ngo muvugira rubanda kwa ko ntayabatumye ngo nubwo ntayabatoye ngo nabatoranye mwaritoranije ariko mwemera kubavugira nawe ubyemera utyo ubundi nuko byakabaye biba umuntu akareba ikitagenda akagishima ibigenda akabishima ibyiza bikavugwa hanyuma tukabyereka abakeneye kubibona hanyuma aba nta munoza ubwo bagahura n'ibibazo ariko ubwo turi intumwa za rubanda twega abanyamakuru cyangwa turi ubutegetsi bwa kane twe navuga ko turi ubutegetsi bwa kane kubera ko nta naho duhezwa tubaye intumwa za rubanda ziba zaratowe hanyuma akavuga ati natumwe n'abaturage ariko twebwe ntawe udutuma uyu munsi rero nifuje ko tuganira ariko tugaruka ku bigaruka bireba abanyamakuru nk'abantu ariko abanyamakuru nibyo bandika bavuga mu Kinyarwanda ngo niba bavuga ngo ibyo uvuga nibyo buri byo bitekereza nibyo buri byo ni rose inzozi ziba zijyanye n'ibyo usanzwe wirirwamo so natwe rero abanyamakuru tuba mu buzima bwa buri munsi twandika ibintu bitewe rimwe na rimwe n'ibyo duhura nabyo ushobora kujya kwaka service kwa muganga wasanga nta mitiwere ufite ukareba uburyo bakubwiye bati wenda ishyura 200 hanyuma ukazakora inkuru ushingiye ngo kubera iki niba ntafite mitiwere nishyura 200 wenda aho kugenda gutya so umunyamakuru akenshi ibintu ahuye nabyo hari igihe biba bitavamo igitekerezo cy'inkuru niyo mpamvu rero ejo bundi numvaga ibiganiro ku ma televiziyo ya hano mu Rwanda atandukanye cyane cyane akorera online ariko n'ibinyamakuru byarabyanditseho ariko byari bishingiye ku nkuru ziswe Rwanda Classified ariko byatewe inkunga n'ikintu cyiswe nk'ishyirahamwe ryitwa Forbidden Stories ngo ni cya kintu ngo ni ikintu cy'itangazamakuru ngo ariko gishinzwe guhora wabyumvise nawe ntekereza ko bariya ntabwo bahora ahubwo twavuga ngo niba abantu bazura kabuze abantu ibintu bikabaho bikaba byiza bikagira igihe bigatambuka ariko none ukajya kuzura kabuze no kujya kuzana ibintu bidakenewe kandi bitanari byiza bidafite n'ikintu bimariye ugukurikira bo bakabikora mu nyungu zabo nicyo ntekereza ariko reka mbanze ntebye uvuze ibintu byo kwa muganga uza umuntu guca 200,000 yavuye umuntu wawe ntakire yamushyira no muri morgue ntakuri muri yandi naho akakwishyuza morgue akakwishyuza uburuhukiro kandi yawamuzanya arwaye ugize ikibazo cya mitiweri ntavuga ati n'ubundi uriya muntu yari yabuze 3,000 yarangiza umuntu ntakize wa miti wayishyuye igitanda cyo wakishyuye bamushyira no mu ruburuhukiro bakakubwira bati ntuva mutamwishyuye
ariko abanyamakuru kuki mutabikoraho ibyo? Ntibari bakwiye kujya baduha abacu tutishyuye ko baba batabavuye ngo bakire? buriya rero ngewe kubera ko icyambere cyo kuri mitiweli nicyo kintu nabonye muri uru Rwanda cyabaye hasi. Nanjye burangira mitiweli sinshobora kumara iminsi 2 ntayifite. So umuntu udafite mitiweli buri gihe nanjye ndamurakarira kuko ino systeme ya mitiweli muri uru Rwanda twifuza pe yanditse amateka. Mitiweli yafashije abantu bajya kwa muganga uvurwa ibintu bitabaho ku mafaranga utazigera ubona mu buzima bwawe kandi bigakunda. Rero umuntu udashobora kubona amafaranga kenshi mu murenge urabizi neza ko barabigabuye bakavuga ngo uri mu kiciri kiniki ushobora gufashwa, ushobora nabo leta ifasha burya abakene cyane. Umuntu urengagiza mitiweli buriya nta muhwe njya mugirira, umbabarire ubyumve gutyo. Umuntu wirengagiza mitiweli atari mu kiciro cya kindi ngo ubuyobozi bumufate no kuvuga ngo kumwishyuza, ahubwo wenda bikanje kubikabiriza, ariko wenda habamo n'ubujiji. Ariko mitiweli buri muntu wese aho ari hose yakabaye azi ngo ni ngombwa cyane. Hanyuma rero service yose uhereye kwa muganga, niba utarishyuye mitiweli ngo yikwishyurire ugomba kuyishyurira, kubera ko mitiweli babishikariza abantu, babivuga buri munsi ku maradiyo. Abanyamakuru ubwo bazabikoraho inkuru kuko harimo ibibazo byinshi ndabizi, ariko kuri icyo cyo ko udafite mitiweli nta excuse mu by'ukuri ukuye kubugaragaza, kuko hari ikiciro cyishyurirwa mitiweli ku buntu rwose. Reka tubonereho aho ngaho ubwo ngubwo, reka nzenye bisobanure mu Kinyarwanda, kubera ko umuntu udashobora kwishyura mitiweli uri mu cyaro ntabwo azi ijambo excuse. Birasobanura iki rero? Nta mpuwe akwiye kugirirwa. Ubwo tugiye kuboneraho dushishikarize abantu bose ko bagomba kwishyura mitiweli, kubera ko twatangiye umwaka wa mitiweli. Abantu bose abari mu mashyirahamwe, abari ahantu hose, murumva ko rubiza bigarutseho kugira mitiweli ni ingirakamaro. Buri muntu akagira ubwishingizi. Bivuga ngo ubushize barabibashishikarije byibuze amafaranga 3,000 ku mwaka ugabanyije n'amezi 12, nta nubwo ari n'igiceri cy'amafaranga 50. Ubwo rero bagire agatege bishyure mitiweli. Ibintu byarohejwe ni ku tugari, mu nama za bose babireba, ba gitifu rwose bahagaze neza abaturage bagiye kwishyura mitiweli. Urakoze cyane Minisante, tuyamamarije ku buntu, nta nubwo tubishyuza kuri iki cyo kuko tuzi impact kigira ku banyarwanda cyangwa umumaro gifitiye abanyarwanda. Ariko twikomereze ku cyaduhurije ahangaha. Twe tumaze kubibabwira muri makeya ako tugiye kuganira. Mu by'ukuri twari dukomeje ku nkuru zasohotse ejo bundi, ariko uyu munsi turasaba abantu batwihanganire, ntabwo tuje kuvuga Byansi Beka nk'umuntu, ahubwo tugiye kuvuga ba Byansi. Impamvu tugiye kuvuga ba Byansi, ejo bundi nakurikiye ikiganiro kuri televiziyo. Kuvuga ngo Byansi Beka ni inkuru y'umwaka mbese igezwe. Turajya tuvuga ngo bandi ubwo wenda nishaka tuyigira inkuru y'umunsi, uyu munsi turimo. Ariko impamvu mvuze ngo ba Byansi, ejo bundi nakunze ikiganiro abantu bambabare nkunda kwirefera ku bitangazamakuru biba byavuze cyane ku nkuru zitandukanye. Nyine ku nkuru y'izi nkuru zasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye, zagarutse ko umunyamakuru byagarutse hano mu Rwanda, byarasakuje cyane ko umunyamakuru witwa Samuel Beka Byansi ko ari we wabaye imbere y'izo nkuru kugira ngo zisohoke, cyangwa niwe watumye zitangizwa urwo rugamba rwo gukora ziriya nkuru. Ariko mu kinyamakuru cyitwa Umuryango bo baravuze ngo uru Rwanda rurimo ba Byansi benshi. Ni ukuvuga ngo abanyamakuru bese turimo ahangaha, nge uri kuvuga ahangaha, wowe ugiye gusesengura mu kanya ushobora kuba nawe uri Byansi, ariko ufite ukuntu watwihishemo muri ayo marinete yawe ntitubibone neza. Noneho urandangije. Icyo kiganiro naracyumvise cyitwa Akarayifumbwe. Ubusanzwe iyo utazi Akarayifumbwe urazifu. Niko uwo mugani w'Ikinyarwanda. Iyo utazi Akarayifumbwe, ifumbwe ni umusozi hakurya hariya mu Bumbogo, niho hitwa Ifumbwe. Hari umusozi witwa Ifumbwe. Noneho iyo utazi Akarayifumbwe urazifu. Natwe rero mu itangazamakuru uriya munyamakuru w'inararibonye Umuryango yari ari kumwe na Eliya Nizeyimana, nanjye Elias Nizeyimana, kiriya kiganiro naragikurikiye. Ariko ibyo yavuze, umuntu mukuru aba ari mukuru, yavuze ukuri kwambaye ubusa. Yavuze ukuri kwambaye ubusa pe. Byansi yabaye umusemburo utuma ibiriho bibira. Ariko
kandi twavuze ngo ntitumuvuge. Abameze nk'uriya musore wabaye umusemburo kugira ngo buri muntu wese avuge, mu by'ukuri ibyo Joseph yavuze nuko yabitsinze ntahamagare mu mazina yabo, ariko nemeranywa nawe yuko byansi biriya bintu atari we byatangiriyeho. Oya, ni ukuvuga ngo yavuze ijambo ngo hari ba byansi benshi. Wowe mu mboni zawe abo ba byansi benshi wabisobanura gute, wabyumva gute? Uragira utunyihishe mu marinete, ndashaka kuguha akantu k'agatekerezo gacyo kugira ngo ukagarukeho. Iyo umuntu ari hano mu gihugu, abantu bari hanze bamwita maneko. Uri hano uri inyuma y'igihugu, abari hanze bakamwita igipinga cyangwa se bakamwita interahamwe. Sibyo? Abo ngabo rero batanga ayo makuru gutya. Ubu nge nawe turimo gukora iki kiganiro, aho bazashakira bazaduha izina bashaka, ariko mbanze byibuze ngaruke kubirebana n'itangazamakuru. Ubusanzwe hari ibintu bibiri twakagombye kujya dukora, ngo umwenda wanduye ufurirwa mu muryango. Nta bantu bari bakwiye gutera uriya musore amabuye, kubera ko na Yezu yasanze abantu baramubwira bati databuja kanaka yamaze kugira gute, yakoze ibidakorwa, reka niyo kubivuga mu izina. Areba hasi arunama, arababwira tutarabikora namutera ibuye. Atangira gushushanya hasi. Atangiye gushushanya hasi, wa undi baregaga, babandi baregaga ngira ngo ni Mariya Magadalena, baregaga ngo yakoze ibintu, byaje kurangira yunamutse asanga nta numwe uhari. Biriya bintu rero bivugwa kuri uriya musore hano birakoreshwa. Buri muntu wese akabikora mu nyungu ze, ntabikore no kuri abo bera bafite impamvu zabo bwite, akanabikora no mu kazi asangiye na mugenzi we. Twarababonye abanyamakuru benshi yagiye aza mukicara akakugambanira muri kumwe. Twarababonye abanyamakuru benshi muba musangiye mu kazi, aho kugira ngo urebe icyo wakoze ahubwo akajya kureba inzira wanyuze. Buriya baba bakoze biriya mu nzira zabyo uriya yakoze. Kubera iki? Yandonke za nyungu. Sibyo? Abanyamakuru bo mu Rwanda baragambanirana. Bisubiremo kabiri. Ndabajije, wongera ubisubiremo. nkubajije niba abanyamakuru bo mu Rwanda bagambanirana. Cyane rwose baragambanirana. Ingero ni nyinshi sinshaka kuzifataho ngo nkubwire ngo kanaka yagambaniye kanaka, kanaka yagambaniye kanaka, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko abanyamakuru bo mu Rwanda bagambanirana. Ubushize twakivuzeho turavuga ngo kanaka abanyamakuru bigize ba informa. Sibyo? Ubu nta mwanya bagifite, kubera ko ubu ba informa bavu ntibakiba informa, ntibakibona bo bashyira amakuru. Hari abandi batojwe muri iyi minsi kumenya ibintu byose byabereye mu mudugudu. Umuntu rumwe rukaba ari uruhembe rwo kumuheto ibumoso, ahandi rukaba ari uburyo. Ubu ngubu hari abantu bashinzwe kureba ibintu byose byabereye mu mudugudu, byabereye mu isibo, ku buryo buri muntu hagira uwinjira bakamenya ko kanaka yinjiye kwa naka, bakamenya ko yasohotse n'isaha yamenyeho, hakaba hari umuntu bagomba guhereza amakuru. Abantu bose rero babaye abanyamakuru, kuko no mu mudugudu hari abanyamakuru. Ariko icyo dushatse kugarukaho, nshaka no kugira ngo ngarukeho tunisegure no kubadukurikira, twakagombye kugira ikintu kimwe. Niba ikibazo kivutse ku munyamakuru, mbere yo kugira ngo tumutere amabuye tutanamubajije impamvu, nidusigeho ngo ntawitera akazana ataza akazaza. Uriya muhungu yari umutoni, akoreshwa n'inzego zinyuranye. Yaranabivuze ati hari aho bambwiraga ngo nzaze bampaye amadolari 400 ku kwezi, ariko amakuru nyayo avuga yuko hari urwego rwamuhaga amadolari 1200. Ni icyo ahubwo cyatumye uriya muhungu ariko ari amadolari 1200 akareka iriya bemewe, yarangiza agafata icyemezo cyo kujya kuvuga ibyo atagombaga kuvuga. Niba ushaka gukiza gitera, wabanje ukareba ikibimutera. Ni iki rero abaricyo tugarukaho mu itangazamakuru. Yabivuze neza, uwabivuze kandi abivuga mu buryo bwe, wenda tutaza kugureka imvugo ye, akaza kutubwira ati sinabwiye ngo musubire mu byo navuze. Ariko ikibazo cy'itangazamakuru, izingiro ryacyo riri mu nzego ziyobora itangazamakuru.
ziracyabaho se? nibyo nkubwira, niba ikibazo kiri mu nzego ziyobora itangazamakuru, ubu urwego ruhari rwemewe ruyobora itangazamakuru abantu bahuriyemo ubu kano kanya byemewe imbere y'amategeko, dufite ARG, sinzi niba Arfem nayo yarabonye ubuzima gatozi n'abandi. Ariko noneho uyu munsi ninde ureberera itangazamakuru? Hari abantu bigeze kubyandika, nigeze mbisoma mu binyamakuru bitandukanye, harabanza hakikubitamwo ARG, sibyo? Ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru, hakaza ryarindi rishinzwe kugenzera abanyamakuru, no kurivuga nsigaye nibagirwa izina ryayo. Ni RMC. Ngibuka ikarita yanjye yarangiye, sibyo? Hari Minaloc ishinzwe kureberera itangazamakuru, hari RGB bareberera itangazamakuru, Primature birirwa baduhozaho ijisho, mu rugwiro baduhozaho ijisho, polisi. Izo bantu bose ni abantu bareba ngo umunyamakuru kanaka yaciye aha, yanyuze aha, byagenze gutya. Urumva ubu ko naje aha ngaha barabizi ko mpari. Umva, kuva ugitangira kugenda muri uru rugo amakuru barayafite. Isaha ugerera aha ngaha n'isaha ugendera, bose babaye abanyamakuru, babe bayafite neza, ariko dore mbanje mu kazi nyabona. Ibyo ngibyo birabareba, ugukanira niwe umenya urugukwiye. Uragira gutya wakwinyamugambura rihibu batariko bite byawe, ibyo bimeze gute, ba nyinsi bakiruka. Ikibazo rero dufite kano kanya ni ikihe? Rwose ikibazo cyakemura ikintu kiri mu itangazamakuru, nuko itangazamakuru bwaryo ryabanza rikishyira hamwe, bakumva ko batahiriza umugozi umwe atari ugutahiriza inda zabo. Reka nsubire inyuma nkubaze gatoya, hari uwavuze atari ko kubera iki abo bantu bahora bafite ibibazo, umuntu akava ahangaha yagira amahirwe kugenda akagera hanze, aho kugira ngo atangire ubuzima yijya ashaka akazi, ahubwo akavuga ibitavugwa yari yaratinye kuvuga. Undi hari ikindi kiganiro numvise bavuga bati ni inzara. Ariko kandi wari uvuze ko yari afite umushahara w'200,000 cy'amadolari. Ubwo navuze ku rundi ruhande, ese ubundi 1,200 cyagutunga? 1,200 si miliyoni n'ibihumbi 200. Miliyoni anarenga, sibyo? Ufite imodoka ugomba gushyiramo essence, iyo essence ukayikoresha ugiye kureba ibyo Saidatiri wakora mudafitanye gahunda, sibyo? Iyo essence ukayikoresha uri buze kubaza abaturage ko Saidatiri ngo no gusinya batanga 2,000 sinyatire ku mukandida. Ibyo byose ni amafaranga asohoka kandi bagukeneyeho umusaruro. Igituma rero ibyo ngibyo byose umuntu abireka ahanini, hari n'abandi birirwa biruka nka hejuru y'10,000, ugasanga abafite akazi ni bake, bahembwa umushahara nawe utabahagije, akeneye kuza gutera ikiraka. Hakaba babandi wabonye birirwa birukanka kugira ngo baze kubajugunyira 10,000. Kiriya kintu nagahinda gakomeye ku butegetsi bwa kane. Itangazamakuru. Umwana yize kaminuza, babandi babishyurira kwiga ni BRD itanga inguzanyo ni henshi, ukeneye kuzishyura ya nguzanyo baguhaye kuko warangije kwiga, ukeneye kureba umuryango wawe cyangwa se uri n'imfubyi, ubonye urangije kaminuza, ntugira aho utaha, ntugira umuntu ugukorera ubuvugizi. Umuntu akaguha 10,000, wateze mu gitondo ntiburi guri pantaro, nturi buguru urukweto, ukirirwa wiruka. Ese babandi benshi twavuze byazina, nagira amahirwe agaca akabona aho amenera, nagira yazavuga iki? Ariko azavuga ko yari afite inzara, ntabwo azavuga ko Ninde wakubwiye ko ubuhunzi bw'inzara babutangira, ko kugenda uhunze inzara babitangira ibyangombwa, ukabona igipapuro cy'impunzi bakita ngo asiramusika, iriya ntayo baguha. Ninde so ngo nahunze inzara, barakubwira ngo wagiye ugahinga cyangwa ugashaka akazi ugakora. Ugomba kugenda uvuga ngo kiriya giti mureba ari icyatsi, navuye iwacu mu rugo bagitemye kirabye ururabo ruhinduka amahwa, nayakoraho nk'ababwa. Niki kiri mu kukubabwa rero? Ni ikihe kinyabwoya kiriho? Ni mudugudu duturanye,
ni igitifu duturanye. Uzi ko hari n'uvuga ngo leta iramutoteza nta nuza aho ataha. none se utekereza ko abanyamakuru bahunga ibyo bavuga babeshya? Reka dufate urugero rworoshye, hari abonzi, sibyo? Hari abonzi itangazamakuru ryagiye rizamwo icyiciro ku cyiciro ku cyiciro ku cyiciro, ariko nzi benshi byibuze nka 2 cyangwa 3%, wenda ngire na 5 bagerayo bagahimba inkuru yo kuvuga ngo bamutoteje. Ko niba ari 3% ni bake cyane. Ubwo ni bake cyane, ntabwo nshaka kubavuga mu mazina, ariko hari nk'umuntu nzi wavuye ahangaha ikinyamakuru cyakigurishije kitagikora, abavandimwe be barahangaha. None se ntavuga ko ari impunzi ya politike? Yari umunyamakuru wo mu Rwanda. Yari umunyamakuru wo mu Rwanda, simbivuga. Hari n'undi nzi twanakoranye tuziranye, ntutekereza nyensi, hari abandi tuziranye, nawe akagenda akava ahangaha yagereye ati ngewe ubu ngubu aho mu ndeba ahangaha ndi impunzi ya politike. Nawe mbereye nka wa muntu umunyamakuru yaravuze ati yagiye gukora inkuru ariko aravuga ati ntabwo ndi buvuge izina rya gitifu, ati gitifu w'akagari, ati gitifu w'akagari runaka, mvuze umuzi urabazi nkubwiye 2 gusa. Ubu uyu munsi nanjye kano kanya sinakoze uburoko bwanjye nkaburangiza, ubu ngiye nagenda mvuga ngo leta yantoteje se ahubwo na gitifu umurenge azi ko uyu murenge nkwirirwamo, usibye wenda mutwara sibo twiriranwa, ibyo akaza guhimba ibyo navuze, agahimba ibyo twakoze adahari, akaza kubitangamo raporo, bakaza bakavuga bati bari abantu biriwe bakora iki. Ariko ese iryo si itotezwa ryahese ko ari uguhimba inkuru kugira ngo abantu babone yuko bakoze akazi. Ariko iyo nkuru ntabwo yakugiraho ingaruka nk'umunyamakuru umuntu ayiguhimbiye? Biterwa n'uyivuze uwo ari we n'uwo bayivuzeho. Ubu ngubu ni urugero, ubu nabuze mu bintu byose mpura nabyo. Mu kiganiro twakoranye ubushize nakubwiye ko hari umuntu wambwiye ngo nimvuga ko yampaye inkuru azandasa. Ubu so umunsi nari kubyuka mu gitondo ngakaraba nimvuga ibyo yambwiye ngo azandasa. Ubu mpaguruke mu gitondo ngenda ngo umuntu yambwiye ngo nimvuga ibyo yambwiye kandi ari we wabimbwiye, none se aramburiza iki kubivuga? Akurashe umunsi waba wageze napfa, ariko nta mpamvu nimwe mfite yo kugenda ngo noneho njye guta ibitabapfu ku bintu bitabaye. Ubu se tugaruke kuri uwo musore wavuze ngo yagiye Kongo ajyana nawe William, batarahuzaga batarashoboraga no kugendana. Iriya ni inkuru y'ikinyoma, ahubwo tuvuge ngo ese kubera iki yitwaje uwo muntu utakiriho utazongera no kuvuga ngo amunyomoze akaba ari we ashyira imbere. Ariko ubushize watubwiye ko kereka wavugaga ngo kereka niba ari tactique bakoreshaga kugira ngo babikore, none ubikonfirmye gute ko atari tactique? Ibyo ntabwo ngewe simpindukiye mu ijambo, n'ubundi narabivuze ko batahuzaga, bahoraga bashondana. Ndumva ari byo jambo nakoresheje. Yakoresheje rero icyo ngicyo, afata William utazaza ngo amunyomoze, arangije akora iki? Avuga uwapfuye ko atakuvuze. Ushize mu kiganiro ntiwatubwiye ko mwavuganaga, kuki atavuze ati na Louise twarajyanye? Ko tutajyanye. Nuko mutajyanye, ariko ntibinasobanura yuko nta wakubajije kuri ibyo bintu. Ejo bundi na Frank yarabivuzeho mu kiganiro, aravuga ati ariko nanjye ibyo bintu hari abantu baje kubimbaza. Use Frank yahunze kandi barabimubajije? Nawe barakubajije ba Forbidden Stories? Sinzi urugendo yajemo cyangwa icyo yakoresheje uwaje uwari we, ariko ngewe abageze hano narabwiye ntimubanze mumpereza ibibazo mu mbaza na mbere y'ababyanse. Ndababwira bamaze kwima, ndababwira ariko ibi bintu nge ntabwo mbisubiza, kandi byazanywe n'umunyamakuru nanone wakoreraga hano muri iki gihugu. N'uyu munsi iyo tuvuganye ambaza icyo ngikora muri Afrika. Aha, umunyamakuru wakubajije ni umunyarwanda cyangwa ni umunyamahanga? N'abo bantu sibyo, nanjye tumaze guhura mbasaba ko bampa ibyo bashaka kumbaza. Ndababwira nti ngewe ibyo bintu ntabwo mbisubiza kubera impamvu zanjye bwite, kuko nta kamaro bifitiye abazabyumva, nta n'akamaro bifitiye abanyarwanda bazabikurikira. Bakubajije ku nkuru ya William Ntwari? Ntabwo bambajije ku nkuru ya William Ntwari, na mbere yaho gato ndagira ngo nkubwire hari ikintu cyiza
nani umuryango yavuze ati ba Byansi ni benshi sibyo na ba William bari benshi biriya bintu ntabwo byatangiye ejo mu gitondo oya bafatiye kuri biriya ariko biriya bintu bimaze iminsi ibyo bintu byagiye bikorwaho inshuro nyinshi za enquête umuntu akakubaza ugira ngo muraganira nk'uku nguku kugira ngo yumve reaction yawe arebe uko bitekereza cyane cyane nkatwe twari tuvuye muri gereza kandi dufunzwe kubera iki kubera itangazamakuru bivuga ngo rero biriya bintu ntabwo ari iby'uyu munsi ahubwo ubikubaza ni ukuvuga ngo abikubaza afite impamvu runaka agiye kukubaza afite n'icyo agutezemo iyo atakibonye ajya gushaka undi nk'umunyamakuru unteye amatsiko abantu baraje b'abanyamakuru bagenzi bawe bashaka kubaza wenda bakoraga inkuru zicukumbuye ureba ibibazo wanga kubisubiza rimwe na rimwe ejo bundi hari umunyamakuru mugenzi wacu ntabwo nshaka kumuvuga izina kubera ko ntabwo ari byo biri important ariko yaravuze ngo inkuru ibintu Byansi Beka yakoze atuba bigerageje ataho ari turahazi ubwo abakurikiye ibyo ngibyo barabyumvise hari n'abandi bagiye bavugamo ibintu ugasa nkaho bari kuvuga ngo ngiyewe nagize ubwoba so iyo muvuze gutyo cyo cyangwa ikibazo cyanye wenda ndashe ku ntego iyo muvuze gutyo nanze kubisubiza ntago babiri gukonfirma bya bindi za nkuru zivuga abanyamakuru mu Rwanda bafite ubwoba ntago bisanzwe ntabwo ari muri urwo rwego nabivuzemo nuko nasanze ibintu bambaza yaba kuri nge nta nyungu bimfitiye cyaba igihugu nta nyungu bagifitiye yewe nabo ubwabo ntabwo bakubwira bati turabishakira iki ndashaka kuguha urugero rworoshye kandi rukomeye ukubwira tuwabigerageje aho yagiye harazwi nzi neza ko avuga ibikomeye kuruta ibyo Byansi yavuze uwo tumwihorere dukomereze kuri Byansi twakomeje rero kugera kuri Byansi ngewe icyo nabona hari igihe ariko kwanza ba Byansi twavuze ko tutavuga izina nka Byansi ba Byansi benshi ba Byansi ubwo nibyo twahaye akazina k'akabyiniriro k'abantu bateshaguzwa nge nabyita guteshaguzwa umuntu arakubwiye ngo senya urugo rwa so ngo usenya urwe bamutiza umuhoro nicyo cyabaye kuri uriya mwana ubwo yuvuze urwe niko kuvuga ngo usenya uru Rwanda rwacu se bamutiza umuhoro ariko nase ntibamutije umuhoro buriya bamuha n'imbagara agashumika ubu si uyu munsi namubonye ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga bamubaza ibyo bifuza kugira ngo abisubize ariko uko yavugaga mbere uyu munsi arasubizanya igihunga kuko n'ubundi nta mutekano afite yibwiye ko ajya gushakira umutekano hanze aho yagiye ariko iyo asubiza uyu munsi wumva asubizanya igihunga umutekano cyangwa icyo gihunga afite ni ukubera ko inkuru zasohotse awubuzwa nande umutimanama nawo ushobora kukubuza umutekano noneho wareba ukuntu barimo guse atake mu kinyarwanda ukuntu basatira umuryango wawe baguhuza n'ibyo wavuze kandi bataragutumye nyine ibyo ngibyo nibyo nkomeza kwibaza niba umuntu mushobora gusatira niba ari byo koko ni kuko niwe wabyivugiye twe ntabwo twabonye kubiverifiya nta muntu w'umuryango we twize tubona wideklara ngo tubwire ngo ngezwe bubi kubera ibintu mukuru wanjye umuntu w'umuryango we barabivuze kuri YouTube mpuzamahanga bavuga ukuntu banavuze no ku mudamu we bavuga yuko adakwiye gukomeza kubana nawe kubera ibintu yavuze sinibuka iyo YouTube ariko ibyo ntago ari umudamu we wabyivugiye si n'umuntu w'umuryango we wabyivugiye abantu babivuga ko wese wakwitera icumu ntabwo wakwitera icumu ntabwo wakwihutaza kubirebana rero n'uriya musore numva kubera ko hari reka mvuge ngo basayidati benshi buri muntu wese afite uko yibona kubera ko dukomeje kuvuga izina rye bavuga ngo baramutoteje ariko hari abanyamakuru uyu munsi ahubwo ni iki gitera ko habaho abo ngabo benshi tuvuga bahuje ibibazo ndumva aricyo twakabaye tureba ndumva aricyo kumugarukaho no kuba yaragiye no kuba yaravuze ni kimwe ahubwo niki kibatera kuvuga ibyo hari impamvu imwe wambwiye wenda kutisansura umuntu adashobora kuvuga ibyo atekereje ngo abivugiraho mugenzi wacu nawe akagira ati ababigerageje aho bari barahazi ntabwo ari bo bonyine urabyibuka neza urugambage ko bamurashageze we ku muryango bavuga ko yaravuye gutara inkuru sibyo gusa ntabwo yagarutse atubwire koko niba ari inkuru yaragiye gutara cyangwa niba ari izindi nkuru
bahimbye kugira ngo byitirirwe itangazamakuru, kuko uwo bari bari kumwe banatandukanye bamaze gusangira, ntabwo yavuze ati ni inkuru twari tuvuye gutaha, usibye kubisoma. Njye nagize amahirwe yo kubonana n'umudamu wa Rugambage atarahunga. No, twahuriye muri Espagne. Icyo gihe bari bantumiye, twari tukimara gufungurwa ndabyibuka, mu munsi mpuzamahanga w'itangazamakuru, ubwisanzure mu itangazamakuru. Nagize amahirwe yo kuganira nawe ntabwo yavuganye n'umugabo we usibye ibyo yumvise. Abo nibo bantu babiri bakabaye bahamya ibyamubayeho, ariko mu by'ukuri icyabaye cyakurikiraga ni muri ibi bihe nakurikiye itwikwa by'imodoka ya Dr. Niyitegeka ku muntu wari wayikodesheje. Niyo makuru mfite kandi niherewe n'umudamu we. Izi nkuru iyo zasirikiye ahantu hose, iyo bavuga ibyo bikorwa byose uvuze, bimwe biri mwizongera uvuze, kuko abantu niba yarishwe byanze bikunze ntabwo twavuga ko wenda atishwe, ubwo ndavuga Rugambage, ariko usanga basa nk'ababishyira ku butegetsi. Wowe ubibona gute? Ni ku butegetsi cyangwa ni ku bantu kubita ibyago? Reka tuvuge ubutegetsi. Umutegetsi ninde? Leta ninde? Leta n'umuturage, sibyo? Leta si umuturage. Hashobora kuba abantu bari muri ubwo butegetsi, nta muntu nenda gutera ibuye, akaba afitanye ikibazo nawe, twaramburanye amafaranga n'urugero, twarakoranye amasezerano na kanaka ari wowe uhari, igihe kikagera wa wundi akaza kubwira ati nyishyura ya mafaranga yanjye, nta nyandiko mwakoranye, mwayahanye muri batatu, kugira ngo ahishe ya makuru arabanza gukuraho umuntu wa mbere ufite ayo makuru. Ibyo ntabwo twabyitirira ubutegetsi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, igituma yenda bashobora kuvuga ngo ni ubutegetsi, ni uko ankete zihera mu iperereza, bagategereza ko hari ikintu bwa butegetsi, icyo bita ubutegetsi, za leta, za nzego zizakora zikagaragaza kuri icyo kintu, ntihagire ikigaragara, kubera ko wagatanze amakuru aba yajyanye nayo. Ikindi cya gatatu, kuvuga ngo kanaka ngo yambujije kuvuga ibi, ubu twicaye ahangaha turiho turaganira, ndetse uri mu kumbuza kuvuga, n'uri buze gukurikira ikiganiro akumva cya kibazo kiramureba, akavuga ati buriya bariya abantu kiriya kibazo ntabwo bakizi, reka mbanze nkureho uriya ufite amakuru, hanyuma uriya nibimunanira azakora iki? Azahunga cyangwa se aceceke. Nicyo cyabaye ku rupfu rwa Kagwa, sibyo? Kagwa yarapfuye, Frank arahunga, uyu munsi n'ejo bundi nawe yahamyaga yuko iperereza nta kintu byari byafata. Imyaka 13 igiye gushira, hari mu kwezi kwa karindwi. Ubwo rero waba afite amakuru, bavuga bati wa wundi arabizi agiye kubivuga. Iyo utangiye kwikeka kandi wivuyemwo, icyo gihe byanze bikunze udacecetse uriruka. Iyo ugeze hakurya hariya, wenda nibwo uvuga uti ibintu runaka byarabaye, ngatangira kuvuga ngo leta yantoteje, kandi ndi mu gutotezwa na wa muntu wakoze ikintu ya leta itamutumye. Simpamye ko hari leta yabwira ngo umuntu ngo genda wice kanaka, inyungu se ni iyihe hejuru y'abanyarwanda miliyoni yapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi? Ikibazo cy'ubukene buri mu itangazamakuru nta hantu ribarizwa, bituma abanyamakuru babaho bagakora umwuga biziritse bihebye, wa mugani yabona uko asimbutse akabaragiye, rimwe na rimwe akavuga abahunze bose barimo kumbwira uburyo babivuga. Jana umwana se ejo bundi ntamuvuzeho? Wigeze wumva Jana umwana akora declaration ngo nahuze inzego z'ubuyobozi? Rusi y'umukundwa ntiwamuvuzeho? Ntiwavuze ko akora acuruza imitako? Muri iyo mitako yigeze avuga ko afunze ubutegetsi? Ntabwo arumva ibyo bavuze byose, ntabwo nge mbizi, navuze ibyo nzi. Ndashaka ibyuzi, ndashaka kugaruka ku munyamakuru witwa Agaba. Ntabwo yagize ikibazo yagenda yagera Kampala basaba recommandation? Yes. Ntabwo Godwin yageze Kampala basabye ishyirahamwe ry'abanyamakuru ngo bamutangire ubuhamya kugira ngo yibonere ubuhungiro? Iyo baruwa
uzanyibutse nugaruka nzakwereke kopi yayo. Ariko iyo baruwa babonye ibyo bashubije bituma bamubwira bati ahubwo va mu nzira, uzanyibutse urebe ni bya bindi nakubwira, umwana murizi ngo ntakizwe intozi. Uragenda ukagira gute, ukajya hariya ukarira, barangiza nyine kubera ko ni ba Saidati ni ba Byansi bakavuga bati uwo muntu nta kintu yahunze. Ahubwo twinjire mu kibazo kinyirizina, duhunga iki? Duhunga gukoreshwa n'inzego z'umutekano zitandukanye, za nzego zamara kuturambirwa, ahubwo umuntu akisanga ari ikibazo, inzara yakwica ugafatwa n'isereri ukikubita hasi. Umuntu akaguha icyo giceri cy'10 niba ari igiceri, niba ari amafaranga 10,000, yamara kubiguha cyangwa se n'uwo ngo washatse kugukoresha yaguha amadolari 100, yaguha amadolari 100 ukayarya uyu munsi, wanagira n'ikibazo wanarwara wapfa bakabura aho bakwerekeza bagashaka guteranya n'ishanda bakayiteranyiriza. Ingero zirahari. Ahubwo uyu munsi inzego zishinzwe itangazamakuru ntizikora iki cyatuma abanyamakuru baguma hamwe, ntihagire ukomeza kwicwa n'isereri. Isereri iramufata yarangiza agashaka aho ajya kugira ngo ubuzima buhinduke. Iyo arenze umupaka, ahubwo uzabaze ukore impamvu, wibaza kubera icyo abanyamakuru benshi iyo bahunze baca Kampala. N'ahandi ariko barahaca si Kampala gusa. Huzi Agakira ahunga se yaciye Kampala. yagiye n'indege, agenda agiye mu ishuri, ageze yajya kuba minisitiri muri guverinoma yo kuri interineti. Uyu munsi ni minisitiri Imageragere. Gakire yarabuze iki? Gakire yari yarabuze iki? Yahunze amadeni, amaze kugurisha televiziyo. Nyine kuki bigeraho umunyamakuru nk'abandi cyangwa abanyamakuru bagira ibyo bibazo byose by'amadeni, ubwo bukene bumeze nka karande kubera iki mu itangazamakuru? Nabigusobanuriye, sinzi impamvu ndi bigusobanurire. Kutagira umwana utagira kivurira igihe cyose, ntagira umuheka. Ariko reba nka buriya ufashe nka RGB, hariya Rushinga bigwicaye, uriya mwanya niwe yarakwiye kuza bakamuhereza itangazamakuru karishyira mu biganza bye, akavuga ati reka ngira icyo mfasha abanyamakuru nubwo natwe tudashoboka. Aho mvuze ngo ntabwo dushoboka, RGB igira gutya ikagenera umunyamakuru amafaranga, bakamubwira bati agakora umushinga, bikarangira yanywereye yaceshereje. Uvuze Rushinga bigwi, nanjye ndibaza iyo duhuriye nk'ahantu mu nama ari kuvuga ku itangazamakuru, urebye ubushake ababishyiramo ngo ibintu bigende neza. Hari igihe ava nko mu nama ndebye imbaraga yakoresheje, ndebye ibitekerezo byatanze, nkavuga nti ebana uyu muntu nagerayo hari agatanga wenda raporo simbizi hari ikintu kiri buhinduke, bikamara umwaka bikimeze gutyo bipfiraye, ntabwo yumvwa cyangwa ntaza ahabwira. Rushinga bigwi ni ukuvuga ngo iyo umuntu bavuga ngo ukoramwo we sinzi ngo ujya ari we akoramwo bihora, ngo ajya bihora, sibyo? Baba yari benshi bakabirya ari byinshi babifitemo ubushake, icyo gihe hagira ikirwa. Ariko uragenda ukajya hari ugakora mu biryo, ugatamira, ugakora kimwe, wongera gukoramwo. Ntabwo umuntu umwe ashobora guhindura ibintu. Ni ukuvuga ngo nta bandi bantu dufite bariheze, banyereke bashobora kuvuga bati ibintu by'itangazamakuru tubihazeho. Niba umunyamakuru ashobora kugira ikibazo, uvugira urwego rw'itangazamakuru ntamukorera ubuvugizi, ushaka kumbwira se ko yafatanya nande? Ubu Byansi aho nabonye noneho batangiye no kumukura ku mbuga za WhatsApp. Nabibonye mu gitondo numva ndavuga ntoke simbizi ubwo uko bigenze, ariko ubu Byansi hari inzego z'abanyamakuru, hari nk'ikese yabaye bakabaye baramuvugishije se, kuko nta nubwo ngira ngo yeze yidekarara ngo yarahunze. Twumvise ko bamubarande dutangira kumubona tweetinga rimwe na rimwe, ntubuzi n'igihe abantu bagendeye, ntubuzi n'uwabohereje nuko babonye amaviza. Hari n'abagibuze turi ahangaha wenda. Ubu nk'iki nzego tutarenganyije inzego z'itangazamakuru, wowe ko kubigenza gute? Ariko ntabwo umuntu ajya gutembera cyangwa ajya muri gahunda ze ngo asezere, kuko kuba mu itangazamakuru n'ubundi umuntu ntabwo aba ari imfungwa ngo uvuge ngo ngiye gukora iki, ngiye gukora iki. Icyo twakagombye kureba ni iki, niba ikibazo kivutse ese dukwiye kumujugunya? Twebwe baratujugunye turabyemera, sibyo? Igihe twari tugeze muri gereza, nta munyamakuru, nta muyobozi mu rwego rw'itangazamakuru
batugezeho narabikubwiye mbisubiramo usibye Robert Mugabe na Fidel Gakire ubwo ngubwo hari uragira ngo nongere mbivuge n'abandi basigaye undi muntu wadusuye ni wowe undi muntu wagerageje kudusura ni Dr Frank yaradusuye reka mbyivugire uko numvise yabivuze no mu muryango uradusura nta bandi bantu twabonye mu nzego z'itangazamakuru icyo gihe ikibazo kivutse umuntu abigicibwa ariko noneho iyo ugize amahirwe ukaba umwere ku byo bakoregaga ukagaragaza ibimenyetso imanza zigacibwa baravuga bati uri ariko uzi ko atari ko twamubonaga ikibazo kikaza bakavuga iki hari ikintu kimwe cyakagombye kuba mu itangazamakuru twakirenganyiriza inzego z'abanyamakuru dufite ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda executive secretary wabyo ahembwa amafaranga avuye muri leta kabyare uhagaze aho ngaho utari wajya kure uravuze uti ahembwa amafaranga avuye muri leta sibyo atari ayo muri leta aba ari inkunga y'imiryango mpuzamahanga sibyo nayicishwa muri leta uwo muntu niba ari icyo kintu uhemberwa kuki utagera ku munyamakuru ufunzwe cyangwa se warwaye ko uri hariya muri uwo mwanya we jya muri rwa rwego ariko wenda tutagiye kure tuvugishije ukuri ngira ngo nigiye mwafungwaga ngira ngo ni na Gonza wari uhari wenda simpamvu utamuvuzemo ko ndibaza ko nawe yabasuye Gonza birashoboka ko ari we yasuye mu mwanya wanjye ntabwo yesi nafunzwe Imana ibinabindenze ubwo ngubwo nta nundi wahakumbura Gonza yaricaga muri ofisi we wenda icyo nakubwira nuko dufunguwe Gonza yakoze ibyo agomba gukora ariko nta Gonza nabonye kuri gereza keretse niba yaraje nsinziriye inzego ziyobora itangazamakuru ni inzego ubwo se wavuze ngo abanyamakuru ntabwo bisanzura bo ni babwoba aravuga ngo ningenda nkajyayo se bakambona baravuga ko mushyigikiye buriya Robert Mugabe ni umuntu w'umusirimu cyane na Gakire ni abasirimu ni naho byatangiriye ku ifungwa ryacu ni naho hatangiriye ruriya rwego rwatangiye niho batangiriye kugira ngo habeho ziriya nzego z'abahwituzi Robert yabigizemo uruhare cyane kugira ngo RMC ibeho hanyuma birangira we wabitangije n'imbaraga yashyizemo bamushyize iruhande ibyo ntabwo twakwirirwa tubitindaho ikindi gikurikira ibyo ngibyo Robert ni umuntu utitinya mu bitekerezo bye niba ari yego ni yego niba ari oya ni oya niba ari ukuguruka muraguruka icyo kikagira uruhande rumwe ariko ukabona ko adatinye kugira gute kugufasha icyo ni kimwe ikindi cya kabiri twanatinzeho numva twakabaye tunagarukaho itangazamakuru nirigire umuntu uri heka tumenye niba hari ikibazo tuvuge tutari ko se niba kana kagize ikibazo tumujugunye ibyo byakorwa nandi na rwa rwego rufite ubushobozi rushobora kurengera umunyamakuru urwo ntarwo dufite urwego byakabaye bikorwa mu mashyirahamwe y'abanyamakuru niba mudashobora no guhemba umukozi nk'abanyamakuru nyirizina ngo mutange umusanzu kandi ahembwa na leta kubera ko twananiwe kumuhemba oya none se twananiwe kumuhemba gute twananiwe guhemba umunyamakuru gute association zose zigira imisanzu sibyo barayidusabye se turayibura barayisabye ntibayitanga nge nabaye muri amashyirahamwe nayabayemo ko nta kabaruwa nari nabona kanyandikira kambwira kati utegerezwa gutanga umusanzu uyu n'uyu muri ARG ntako ndabona ikindi cya kabiri iyo tugiye kugura ikarite ntituyigura hari ikindi kintu bashyizeho hari ibyo bari bagerageje bya solidarite hagira abantu bajya mu manama bahuriramwo hakagira amafaranga avaho akagirahe akajya muri kese sibyo ayo mafaranga numvise ko hari na banke bigeze batangiza sako nuko ibyo ngibyo rero twebwe nitugire umuntu duheka tumenye ko afite responsabilité tumenye yuko akorera itangazamakuru tumenye umunyamakuru nagira ikibazo agira aho yerekeza ariko Louise reka mbanze nkubwire ntabwo biteye isoni kubona umunyamakuru apfa bakabura aho bamwerekeza bakajya kuraza umurambo we kuri Maison de la Presse umwe se babiri se batatu ubu se niba n'urugero mfashe rworoshye abantu bari kubakirwa imidugudu twe baduhaye ibibanza tukubakirana imidugudu ko bavuga bati abantu n'abakene natwe niba turi abakene nibadufate nkaho turi ikibazo kuri leta aho kugira ngo duhinduke basayidati cyangwa babyanse wenda ariko reka nkosoremo gatoya kugira ngo abantu bajye banamenya icyo kintu tuba tuvuze uko byagenze ngira ngo hari mugenzi wacu witabye Imana abanyamakuru basaba bo ubwabo basaba ko baza kumusezera ntumbeshye abanyamakuru mugira montage ntigeze mbona
uwo umwe mu banyamakuru witabye Imana yavuye muri morgue n'umuvandimwe we umurambara wirukana tujyana mu rusengero nto twamusezereye nari mpari icyo ni icyabaye. Undi wamubanshirije basanze nta bukoda agira, yaracumbitse ku mugabo aho umugore we yari yarashatse rubize rwose, aho ubona ahangaha gusaba ko baza kumusezera. Ariko urumva twumvise amakuru ku buryo butandukanye. Oya ibyo ngibyo wibimbwira hejuru y'ibyo nta ngwitangishije akaboko k'ibumoso ak'iburyo ntikabimenye. Abanyamakuru bakoze icyo bashoboye bagira gute. None se nure wapfiriye iburasirazuba nawe abanyamakuru ko wese mutamusabye ntabwo mwagombye gukora fundraising kuki abanyamakuru bagomba kugwa mu bukene kandi bakora kandi ari ubutegetsi bwa kane. Ntabwo byoroshye itangazamakuru, ibi bintu bivugwa kenshi cyane bigasubirwamo kenshi cyane ibibazo abanyamakuru bafite. Mu by'ukuri urebye nta bushakashatsi nakoze ariko byibuze hejuru ya 80% by'akazi gakorwa n'abanyamakuru ni mu nyungu za rubanda, ni mu nyungu z'abaturage, ni mu nyungu z'igihugu, ntabwo ari inyungu bajyana iwabo mu mufuka. Niyo mpamvu bagoma no gukena. Umucuruzi akora ibyo yungutse byose akajyana iwe, umuhinzi arahinga ibyo yungutse byose akajyana iwe agasagurira n'isoko, umunyamakuru yirirwa avugira abaturage, yirirwa avuga ibitagenda, yirirwa asesengura ibyo yakoze byose bikaribwa n'imitsi y'ababikonsomye, we ntagire ikintu na kimwe kimugarukira. Inama zabaye nyinshi cyane zifata ingamba z'uburyo itangazamakuru zagira ibibazo, n'ibibazo turi kuvuga umbabarire wenda nongere kuvuga izina rya babyansi mvuze abanyabyansi no kuvuga ngo niwe wakoze kuri ariko hari nabandi babikora ntibanabigaragaze cyangwa babikora mu bwihisho. Mwabyumvise n'abandi banyamakuru benshi babigarutseho. Akenshi biterwa n'ubukene, akenshi biterwa n'uko umuntu wese ashobora kugura umunyamakuru wo mu Rwanda, akenshi biterwa n'abanyamakuru bo mu Rwanda nabo ukuntu bameze, kubera ko nyine ntabwo abenshi ntabwo bafite ubuzima bwiza, ntabwo bafite amafaranga yatuma mu by'ukuri bashobora kwihagararaho ngo babe independent. Izo mpamvu rero nizo zituma ibibazo byose bikomeza kugaruka by'urusobe bitazashira. Ubu tubishyire mu maboko ya Nyagasani, ariko namwe tugira icyo twisabira leta muri rusange. Icyo twisabira leta muri rusange uko igenera abandi bice nigira ikigenera abanyamakuru, igenera ikigo cyayo cy'itangazamakuru ikiheze RBA ni ikinyamakuru, ni ikigo cya leta, ariko hari abanyamakuru bigenga, hari ibitangazamakuru byemewe na leta tugenda tugasaba ibyangombwa. Hari abanyamakuru abana bato bakirangiza nibavuge bati ahubwo RBA yari ikwiye gusohoka mu bigo by'itangazamakuru byigenga. Impamvu ya mbere, ujya muri ARG ugasanga RBA irayoboye, wajya muri RMC ugasanga RBA irayoboye, wajya hariya mu badamu ugasanga muri AFM RBA irayoboye. RBA nibifite budget, n'abanyamakuru ba leta ariko n'abanyamakuru bafite state ebyiri zitandukanye. Nigire ikigenera ibigo by'itangazamakuru byigenga, niba ARG baho n'urugero, niba itagomba kuba kuki ibintu byose n'ibya bindi twavuze biba mu biganza by'abantu bamwe, ugasanga umusonga wundi ariko ntukubuza gusinzira. Ahubwo bishoje neza. Urakoze cyane. Umunsi mwiza cyangwa ko birebye hari ku manywa, ku mugoroba mwiza ku bareba ikiganiro ari ku mugoroba. Hanyuma mukomeze mukurikira ibiganiro byacu nakagaruka, tuzakomeza kubagezaho amakuru, tunababwire amasesengura uko bishoboka, aho dushoboye. Ntabwo twese twahagera ariko dushoboye kugera tugerageza kubaha amakuru. Hanyuma wakoze Saida. Murakoze cyane namwe. N'ubundi twavuze ngo itangazamakuru no buvugizi, abadukurikira n'abatwumva bumve ko itangazamakuru byigenga. Abana bari mu itangazamakuru barataka, bakeneye ubahoza. Murakoze cyane.